hari igihe tureba inda gusa zatewe umwana ariko ntiturebe buriya impamvu ziri kuri wa mwana watewe inda, impamvu zishobora kuba ku wamuteye inda kuko byanze bikunze nazo zirahari, impamvu ziri ku muryango aho wa mwana w'umukobwa ari korererwa, impamvu ziri aho wenda yirirwa ni ku ishuri se cyangwa n'aho akora, ibintu nk'ibyo ndetse hakaba n'impamvu muri rusange nk'uko mugenzi wanjye yabivuzeho ibintu bishya bigenda bivuka. Hari izi mbuga nkoranyambaga nazo usanga wenda ziraje ni nziza ziratuma abantu babona amakuru ariko ze kuzikoresha bazi uko bazikoresha neza. Aho umwana w'imyaka 10-15 azi gutandukanya icyatsi n'ururo kugira ngo amakuru aza gusanga hariya uza kumushukira kuri za mbuga nkoranyambaga azi kumenya ko ibyo ari kumubwira ari byiza cyangwa ari bibi, amenye gushungura ati cyandoha cyangwa hakaba ndetse n'ikindi wenda cyo kuvuga kiti bariya abana ko tubizi twese kuba batarasobanukirwa neza kuko bagiye mu myaka yo gutekereza neza, ari niyo mpamvu tuvuga ati kuko abatwita nyine abatinizi bari munsi y'imyaka 20 ko abakiri bato batasobanukiwe mu mutwe ashobora wenda nakuze mu gihagararo ukaba ni mukuru cyane ariko ugasanga mu mitekerereze agikeneye gukurikirana. Ese uyu mwana aho umuryango nyarwanda uramukurikira neza, umuryango yavutsemo n'abandi baturanye ku buryo bamutegura neza kugira ngo azagire imyaka runaka azi gutekereza neza? Aronka mbona rero navuga ko impamvu ni nyinshi, impamvu ni nyinshi kandi noneho twazirebera ahantu batandukanye kuko kugomera tuzera ku mwana w'umukobwa ngo tumuhe amakuru tumugire gute, ahubwo numva twarebera mu ndorerwamo zose ku buryo wenda twanareba nuko tuganira ese tuganiriza abakobwa, tuganiriza ababyeyi babyara, tuganirize abagabo, abasore kubone babatera inda, tuganiriza abantu mu miryango yabo, tuganiriza abantu aho bakorera kuko ikigaragara twabonye mu bushakashatsi nuko hari icyo abantu batajya wenda batekerezaho. Ubushakashatsi bwagaragaje ko buriya inda kugira ngo ibeho abakoze imibonano mpuzabitsina, ariko imibonano mpuzabitsina byagaragaye ko ikorerwa ahantu hose hashoboka. Abantu bibwiraga ko cyangwa abantu badukurikiye bashobora bibwira ko imibonano mpuzabitsina ibera ku buriri, abantu wenda baryamye bagize gute, ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko ahantu hose watekereza hashobora kubera imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo bishobora kubera no muri salo, hari abantu bicara baganira, aho barira se, ku kazi mu biro aho abantu bakorera, bishobora mu nzira abantu bagenda hashobora kubera imibonano mpuzabitsina, aho mu murimo bari guhinga, aho twari tuzi ko bari guhinga mu ishyamba, ahantu hose hashobora kubera imibonano mpuzabitsina. Ndetse abantu bakanavuga bati byageze naho nk'ubwo imibonano mpuzabitsina ishobora isigaye ibera no mu bwiherero, abantu bajya kwiherera, kwikiranura, haba buhoro cyangwa cyane, n'akaba imibonano mpuzabitsina. Ikintu rero cyo kwerekana ko imibonano mpuzabitsina ishobora kubera ahantu hose dushobora gutekereza, abantu uko batangiye bagitekerezeho, nohereza umwana umutumye utekereze ko aho agiye naho ashobora kuhahurira n'ikibazo, aho ari hose umurebeho. Ari nacyo gituma nemera ko buriya igituma inda ziyongera muri ibi bihe bitandukanye n'ibihe byashize, ni uko mu bihe byashize hari hataraza ibingibi by'uko abana bava hafi y'ababyeyi ngo bajye mu amashuri akiri make, hakiga bake, abandi bakaba birirwa bari hafi y'ababyeyi, niba umuhungu akirirwa baragira inka, niba ari umukobwa akaba ari kumwe na mama we amufasha imirimo, bakaba bari guhinga bari kumwe n'ababyeyi, kuko bigatuma ubwo kuba hafi y'umubyeyi n'ijisho ry'umubyeyi rimureba bikamubera muri make nk'ubwugamo bwo kuba bamushuka batabona aho uko bamushuka ko ari kumwe n'umubyeyi igihe cyose. Ubu rero kubera iterambere umwana ajya mu ishuri akabona n'umubyeyi gake gashoboka, ahubwo umwarimu niwe babonana cyane, ndetse yamara kugera wenda mu mashuri yisumbuye agiye mu kigo umubyeyi bamubona rimwe mu mezi 3, yagera wenda muri kaminuza hari igihe yajya no hanze y'igihugu ugasanga umwana ahubwo umubyeyi aramubona ngere mu mwaka cyangwa mu myaka 3. Biro bigaragaza kugenda hacika wa murunga wahuzaga umwana n'umubyeyi, umwana ajya kure y'umubyeyi
n'umubyeyi nawe agahuga akayihugira mu bindi ntaba are ijisho rye ntiribe riri umwana igihe cyose, kandi nacyo kiri mu kintu gituma izi nda ziyongera. Aha ngaha ndashaka kuvuga ko rwose buriya izi nda kugira ngo zigabanuke reka twese tubigiremo uruhare, ntawe usigaye inyuma. Handi hose twavuze abashakashatsi batubwiye ko hashobora gukorerwa imibonano mpuzabitsina, umuntu wese ahari aho akorera, hari kugenda, hari kugira gute, n'ingamba zo kwirinda ziriya nda ziba ahantu hose kugira ngo turebe ko ikibazo twagikemura. Alice, ndagira ngo rero noneho nyuma yo kumva ibyo dogiteri atubwiye, nk'umujene nanone utubwire, waba waraganiriye n'umuntu wenda wagize ikibazo cy'uko yaba yaratewe inda by'imburagihe? Niba mwaraganiriye, wumva ibyiyumviro bye biba ari ibihe? Murakoze. Njyewe hari uwo twaganiriye mbere na mbere, mukuru we yari yatwize, atwita akiri umwana mutoya. Umwana nkajya muganira nkamubwira ati rero urabona ibibaye kuri mukuru wawe, iwanyu nta bushobozi bafite, waje tukajya tujya gusenga. Aranyemerera, rimwe turajyana, inshuro ya kabiri nanjye ngenda akashaka impamvu nyinshi ampereza, ndamubura burundu, ndongera ndamubura. Najya musanga ahubwo kenshi akankwepa, ngera aho ndamureka kuko nabonaga ndi kumubangamira, ahubwo nkajya muhamagara aho muboneye nkamuganiza, mubwira ati gabanya iyi mico, gerageze wirinde icyabaye kuri mukuru wawe nawe ntikizakubeho. Nk'umwana ntabwo yagerageje kubyumva cyane ko buriya umuntu wo hanze kugira umwana inama ntabwo byagira imbaraga nk'umubyeyi we, kuko kenshi uba usanga njya nkunda kumva ngo imipfire y'umwana kenshi itangirira mu nda. Iyo umubyeyi atwite umwana, aribyo njya nkunda kumva, kera ngo ntibyabaga ariko ubu ngubu bibaho, aribwo batangira bigisha ababyeyi ngo tangira kuganiriza umwana mu nda, mubwire amagambo meza, ugire ibyo umwereka byiza, nyine umuhereza ishusho nziza, azavuka afite indi mitekerereze. Imipfire y'umwana niba ipfira mu nda, njye ndumva kuganiriza umwana nk'uwo nguwo, njye namuganiriza, ariko kenshi uruhare ruri ku mubyeyi wamubyaye, cyangwa se umuvandimwe babana buri munsi kuva muri ubwo buhinja. Ni agahinja ariko uramubwira kumva, nubwo atagusubiza cyangwa ngo agaragaze reakisiyo z'uko ibyo wamubwiye abyumvishe, ariko uko agenda akura bya bindi yumvishije arabizirikana. Rero njye ndumva izi nda zitateguwe kugira ngo tuzirinde abangavu cyangwa se abana batoya cyangwa se n'abo tungana, ndumva habaho uruhare rw'ababyeyi. Hari imbuga nkoranyambaga, ntabwo umwana uzamwima fone buri gihe kuko niyo yimwimye arayikwiba akajya kureba ibyo ashaka, ariko muganiriza. Kera habagaho kuganiriza umwana amaze gukura, agize imyaka 12, ariko sinumva ko ari 12 ahubwo. Hera mu butoya umuganirize, niba hari ibyo bibaye ngombwa ko usanga ari kureba muri telefoni cyangwa muri televiziyo, umuherezeho ishusho yabyo kandi umwereke ko atari byiza. Urumva uwo mwana nubwo hari umuturanyi wazamubona mu bitari byiza cyangwa urubyiruko mugenzi we, numubwira bizasanga bya bindi umubyeyi yamubwiye, arusheho kubyumva kandi abizirikane. Ndumva umubyeyi yatangiye kujya aganiriza umwana akiri mu nda nk'uko babitubwira, yamara no kuvuka akarushaho kumuganiriza, mwaturaho ibyiza, kuko namaze no kumenya ko n'amagambo ararema. Umwana icyo umwatuyeho kirirema. Icyo umwatuyeho, niba umwatuyeho amagambo meza, imiremere yabyo, umwana akurana imico myiza, agakurana ubugwaneza, agakurana buri kimwe. Umwana iyo umwatuyeho amagambo meza aragukunda, kuko wamwaturiyeho urukundo, nyine wamweretse urukundo, akura agukunda. Kandi burya iyo ukunda umuntu icyo akubwiye cyose urakizirikana. Rero njye ndumva twabwira ababyeyi cyangwa se abavandimwe b'abo bana, niba murumuna wanjye, niba mama abyaye umwana, uwo mwana njye naramaze kumenya ubwenge, ndategekwa kumurera neza, nkamwataho amagambo meza, nkamugira inama, nkamuremamo urukundo, kuko nindemamo urukundo umuvandimwe wanjye cyangwa umwana wanjye, icyo azageramo cyose azambwira. Nicyo cyagiye umwana azararikira inkweto cyangwa akararikira ikanzu runaka, haboneka uwo mushugadadi cyangwa se uwo muhanko yamuhereza ibyo, umwana akaza kuko wahereye mu buto umwereka ko umwitayeho, umukunze, umwishimiye.
wa mwana nabibona azaza akubwira ati mama cyangwa se papa cyangwa se sisi cyangwa se brada runaka uzi ko yamuguriye inkweto, runaka uzi ko yanguriye telefone. Umubyeyi nawe akurikirane se kuki runaka ari kuhereza umwana wanjye ibi bintu, kuki kumugurira inkweto kandi nta mpamvu, kuki kumugurira telefone kandi nta mpamvu. Umubyeyi nabikurikirana bizarushaho kurinda abana batoya, abangavu, abatangiye gukura guhera kuri 20 kujya kuri 25, guhera kuri 25 kujya kuri 30, kuko umwana ahora ari umwana mu gihe yatewe inda itateguwe. Igihe watewe inda itateguwe nicyo cyagiye nzagera mu rugo bakantererana, bakantuka, bakagira gute, bakanyanga, nkasubira muri bya ndabwo bikarushaho kuba bibi kubera ko bantereranye ntibashaka kunyumva. Rero urumva ko nta myaka yo kuba umwana yakurikiranwa igihe akiri mu rugo. Rero ndumva ababyeyi bahera mu buhinja mu buryo bwo kugabanya iyongera ry'abana b'abangavu cyangwa se abana bato bari guterwa inda zitateguwe. Ndumva ababyeyi bahera mu butoya bw'abana babaganiriza nta myaka runaka. Uko umwana niba usanze ari kureba ibintu muri telefoni bitari bikwiriye, hita umuganirizaho, umwereke ikibi cyabyo, ingaruka zabyo, umuganiriza. Uko agenda akura azarushaho kubimenya, kuko hari nk'ibintu byinshi ababyeyi cyangwa abavandimwe bagiye batubwira tugeze imbere gatoya byatugiriye umumaro. Nk'urugero wenda ngerekana nitangeho ngiye ko ndumva nta kintu bitwaye. Umunsi wa mbere njya mu mihango, mukuru wanjye yaranganirije arambwira ati Alice, ubwo ugiye mu mihango ibi n'ibi nubikora bizakuzanira ingaruka. Uko nakuze ibyo ngibyo ntabwo nari nzi yuko bizaba, kuko narakanye reka ntabwo nabikora. Wagiye mu mihango utari uzi ko ibaho? Imihango narayimenye kuko twari twarayize mu wa 6 primaire. Yego. Nari nyizi ko ibaho ariko ntasobanukiwe aho iyo nda ishobora kuba yaturuka. Nari nzi ko iyo umuntu agiye mu mihango ashobora gutwita, ariko sinari nzi strategy zakorwa kugira ngo mbashe kuba natwita. Ariko aranganiriza, yabivuze asa nkaho ari kwivugira yitambukira, ariko byangiriye umumaro. Ambwira ati Alice, ibi ngibi uzabyirinde, kuko ibi nubikora no kuba waryamana n'umuhungu mu buryo utateguye bizoroha. Icyo gihe ntabwo nabitekerezaga ko byaba, ariko nk'uko dogita yabitubwiye ngo uko umwangavu akura agenda agira za rukuruzi, ayo mataye, kuzana amabere, ubwiza budasanzwe. Nk'uko yabivuze, iyo umuntu arimo aragenda akura ageze 12, 14, 16 gutyo, hari ukundi kuntu n'utamuvugishaga aramuvugisha, n'utamwishimiraga abona amwishimiye mu buryo budasanzwe. Rero icyo kintu yakimbwiye asa nkaho ayihitiraga cyangwa yivugiraga, ariko nageze imbere ndabibona. Rero nicyo numvaga nashishikariza ababyeyi, nibatangire kuganiriza abana batarebye imyaka. Niba hari filime, hari ukuntu umuntu afatisha filime atazi ko ibyo bintu biri buzemo. Niba haciyemo filime hakazamo abasomana, nasobanura umwana ko ibyo bintu atari byiza ko kandi hari ingaruka bifite. Uko iyo filime nayimubuza, umwana yamaze kubona izina ryayo, azahengera iwabo bagiye mu kazi, ya filime agiye kuyifatisha. Niba bibonye kuri telefoni, umwana yaba ari umwana mutoya utaratangira kwiga, nabonye abana basigaye bafite ubwenge bwinshi kubera imbuga nkoranyambaga, amazina ya bya bindi yayabonye. Umubyeyi namwaka telefoni, ikindi gihe azayifata ajya inyuma y'urugo cyangwa ajye mu cyumba bya bintu bisacinga birebe. Genda umva rero ababyeyi batangira kuganiriza abana batarebye imyaka, gatangira kubereka icyiza n'ikibi, ibintu byose mu buryo bugaragara, kandi bakaba inshuti z'abana cyane. Kuba inshuti n'umwana, ukubaka urukundo hagati yawe nawe, kandi ukamwereka ko yakubera umujyanama, nawe ukamubera umujyanama. Ukamwereka ko yakubera inshuti, ukamubera inshuti mbere y'uko abo hanze bamubera inshuti.